Ashimwe rero ubu rero dore ntabwo n'ubwa mbere tubikoze aya masaha, ariko Bibiliya ivuga ko mu gihe kidukwiriye n'ikitadukwiriye dukwiye kumenya ukuri no kukwigisha. Rero ab'Imana yahaye uburyo bakaboneka nta kibazo, reka twe twige, noneho abana nabo ubwo bazumva nyuma, cyangwa tuzongera tunabisubiremo nta kibazo. Rero nk'uko mwabibonye mu itangazo, twagerageje gushyira amasaha abantu baba bagiye gufata ifunguro rya saa sita, baba bari mu mirimo hirya no hino, kugira ngo tubyaze umusaruro iki gihe. Mwabonye itangazo, ni muri rwa ruhererekane rw'inyigisho tumazemo iminsi twiga, zo kugerageza kureba ibintu rwose Bibiliya ivugaho, ndetse n'abantu mu Rwanda bavugaho, yaba abacu tuvukana, yaba natwe rimwe ugasanga tutabifite ibisobanuro byimbitse, nyine ukaba wumva harimo ikibazo ariko utazi neza, wakubaza ati nyereka ikibazo kirimo hano, ukaba utabasha kucyerekana neza. Rero kugira ngo abana b'Imana bakomere, nicyo Bibiliya ivuga ko umuntu yakimara kwizera, igikurikiraho ari kwinjira mu ishuri ryo kugira ngo akure, ashinga ibirenge ku buryo adateraganwa hirya no hino n'imyigishirize yose yaduka. Rero ndagira ngo rwose dukoreshe uyu mwanya neza, nibura niyo yaba iminota 40, hanyuma dusoze tugende twirirwe dutekereza kuri ibyo twize, tugerageza gusaba umwami ngo aduhe kubibamo no kubigenderamo. Reka nshime Imana hanyuma dutangire. Muraza kugerageza, ndabizi ko bamwe baba batari ahantu hari free, ariko ugerageze wumve nibura, ku buryo niyo wabona ho 50% n'ibyo twize, nibura ufite icyo wungutse, ntabwo umeze nka wa wundi udafite icyo yigeze yumva. Reka dusenge. Mwami Imana, ngushimiye ko uduhaye umwanya kugira ngo tusabane nawe. Mwami, none turimo turakoresha Bibiliya yanditswe imyaka 2000 yashize, isezerano rishya ryanditswe, ariko na mbere yaho isezerano rya kera ryari rihari. Ntabwo tubona n'abigisha n'ababyanditse, ntabwo tubabona amaso ku maso abantu, keretse wowe wandikishije ijambo Mwami ukariherekeza, udakora kubera ko ukoreye ku muntu, ari umuntu ugufashije. Umuntu ahari adahari, n'umwe azageza igihe zirapfa zose, itoro ryawe rigumaho. Natwe turiho Mwami, igihe kizagera tuveho, rizagumaho. Mwami rero, ntabwo warindiye guhereza ubutumwa bwiza bwawe abami b'Abaroma n'Abamedi n'Abaperesi, oya, si wowe wagize intumwa, wafasha abarobyi, abantu baciriritse, ariko n'ibyabuje ukuri kwawe kugumaho, kugira ngo Mwami bigaragare ko ibyawe bitamenyekana cyangwa bitizerwa bitewe n'imbaraga umuntu afite, wa wundi wabihaye ngo abyigishe. Ndakwinginga rero kugira ngo umfashe njye wigisha, n'abavandimwe batega amatwi bafashe bungukirwe rwose, byose bibereye icyubahiro cyawe no gukira kw'imitima yawe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe rero, nk'uko mwabibonye, twavuze ku magambo atandukanye. Twavuze ku kubyara ubwa kabiri icyo ari cyo, dukurikije ibyanditswe byera, tunareba niba koko buri muntu uteze amatwi yumva yarabyawe ubwa kabiri, abyibaze, kuko Bibiliya tugaragarije ko umuntu atabyawe ubwa kabiri atabona ubwami bw'Imana. Kandi tugaragaza ko kubyara ubwa kabiri nta muntu ubigiramo uruhare. Pasiteri nta ruhare abigiramo, padiri nta ruhare abigiramo, data na mama nta ruhare babigiramo, ndetse si ibyo gusa, nanjye ubwanjye simbifatira umwanzuro. Tubona ko ari umurimo Umwuka Wera akora mu mutima w'umuntu, akamuhereza umujyo mushyashya, akamuha icyerekezo cy'ubuzima gishyashya. Uwo muntu yamara gukorwamo uwo murimo, mu gihe abwiwe ubutumwa bwiza akabwizera, noneho uwo murimo ugakorwa, bikamuha ubushobozi bwo kubasha kurambura ukuboko ngo yakire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Tuvuga ku kubyara ubwa kabiri, uyu munsi rero ndashaka ko tuza kuvuga ku kintu cyitwa kwizera. Iki kintu kwizera kirakomeye ku mpamvu zikurikira. Icya mbere,
Bibiliya ivuga ko abantu bazarimbuka mucyo bazazira. Bibiliya ivuga ko bazahanwa igihano kibakwiriye. Icyo ni icya mbere. Ariko ngira ngo hari n'amagambo umuntu akwiye kubanza kwitsaho. Iyo tuvuze kurimbuka hari igihe umuntu yumva icyo bitavuze, atumva icyo bivuze. Dore icyo bivuze ukurikije ibyanditswe byera. Bivuze ko mu bantu bariho n'ababayeho n'abazabaho hari igice cy'abantu Imana yaba yarapfuye yaba akiriho izafata ikambika imibiri idapfa. Mwumve, yarangiza ikabaterura n'iyo mibiri yabambitse idapfa ikabajyana gushya by'iteka ryose. Reka wenda ndeke gukoresha ijambo umubiri, imimerere. Mwumve, iyo mvuze ngo ndimo ndashaka kwereka ko kwizera ari ikintu gikomeye ku buryo ari cyo kiraro kijya hagati y'Imana n'umuntu kugira ngo umuntu abe abizi neza kazabona ubugingo buhoraho, kazajya mu ijuru. Narimo nshaka kwerekana ko bikomeye, ndavuga ni kubera ko ni kimwe mu cyo Imana izatuma abantu barimbuka kubera batari bagifite. Noneho birika twereka ko noneho ndabanza ndavuga ni kamanzi nsobanuye kurimbuka icyo bivuze. Mbagira ngo twumve uburemere bwabyo, abantu babyihutire kubikangukira bibaze aha hantu kuba ndi mu kiciro c'abazarimbuka nabivamo gute? Murabyumva? Narimo mvuga ko ibyanditswe byera bitugaragariza ukuri kuko igihe kigomba kubaho, murabyumva, hakabaho guca imanza. Izo manza zizacibwa mwumva ko ibyanditswe bivuga mu Baroma 2:14 ngo hazacibwa urubanza. Imana izaca urubanza ngo ariko irucishishije Kristo. Mu byumva icyo kintu ni ukuvuga ngo uw'Imana izatuma muri uwo murimo, mwumva icyo kintu, uw'Imana izakoresha muri uwo murimo wo guca urubanza. 2:14 reka nsome mwumve. Abaroma 2:16 ngo kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izaciraho abantu ho iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Ngo Imana izaca urubanza ku bantu, ngo izarucira abantu ho iteka muri Yesu Kristo. Ni gute rero? Mu ndimi z'amahanga nibo babivuga neza. Igihe kirahari aho twese tuzajya imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Nyine ubu bwenge Imana yaduhaye, iyo Bibiliya ivuze ngo wahawe byinshi azabazwa byinshi, bavandimwe, nicyo biba bivuze. Twahawe byinshi, abantu twahawe ubwenge, twahawe umutimanama, twahawe abaturera, twahawe ibintu byinshi bituzengurutse bidutungira agatoki, bitubwira ngo ntabwo ubuzima ari ubu, ntabwo birangirira. Bitubwira ngo ubuzima si ubu, aha turi muri movie, turimo turagenda, turi muri drama, niko Zaburi ivuga. Ariko hari ubuzima nyakuri nyine bwa nyuma y'ubu. Imitima yacu yabitubwira, ariko kubera ko tukiri mu mibiri, imibiri igashaka kutwereka iyindi nzira. Ariko Bibiliya aha henshi cyane itwereka ko hari umunsi wo gukata urubanza uhari kuri buri muntu wese. Uku kwizera rero kurakomeye kubera yuko kuri uwo munsi wo gukata urwo rubanza, mwumva bavandimwe, ndimo nshaka kwerekana ukuntu kwizera gukomeye dukwiye gusobanukirwa. Mvuga ko ari cyo kiraro kijya hagati y'Imana na roho y'umuntu, ari cyo kiraro kijya hagati y'Imana n'umuntu ku buryo umuntu abaho azi neza ko ku munsi wo gupfa kwe atazakorwa n'isoni. Niko Petero yanditse ngo wizere urwo rutari nakorwa n'isoni. Icyo kintu bivuze iki? Ntabwo nyine yumirwa ngo wari wabona umuntu uri kwa muganga agiye nko gupfa azi neza, nyamona benshi bagiye gupfa ngo bashaka ukuntu batumaho pasiteri akaza bakamwaturira, bagatumaho pasiteri akaza bakamwaturira. Kubera iki? Niki kintu kiba kibazonga gituma bumva bashaka kwatura pasiteri? So ayo mahoro abura y'umuntu ageze ku gupfa, murumva bavandimwe,
ayo mahoro niyo Bibiliya ivuga ko kwizera ugufite ngo ntabwo azakorwa n'isoni. Nuvuga ngo ntabwo azaba confounded mu rurimi rw'amahanga, ntabwo azisikanga yumiwe yafashe ku itama byamuyoboye. Dore rero mbasomere. Kwizera uku kurihutirwa kandi kurakomeye. Kubera iki? Tukwiye kukumenya tukagutandukanya n'ibinyoma abantu bakwanditse, kubera yuko kuri mu kintu Imana izashingiraho igena niba urimbuka cyangwa ugikuzimu, urimbuka cyangwa ujya mu ijuru. Icyo kintu mucyumve bavandimwe. Ni ukuvuga ngo haravuga ngo bazahanwa igihano kibakwiriye ari cyo kurimbuka kw'iteka ryose. Reka mbere haruguru gato mu Batesalonike ba kabiri igice cya mbere ndagira ngo muharebe. Haravuga ngo dore ibiri kwivuga bavandimwe. Hari umuntu ushobora kuba ari ahantu umushyitsi ari ubwa mbere yumva ibi bintu akagira ngo ni imijinya no kugira amahane ko abantu bigisha, ariko ya Bibiliya iravuga ngo ugukunda nyine aragucyaha. Ndetse n'Imana kimwe mu kimenyetso cy'iko idukunda mu Abeheburayo 12 ngo nuko wikunde mu kubita ibiboko. Ntabwo ari uko wikunda imu spoiling ngo imwica umutima, oya. Duhisha ukuri tuvuga ikinyoma ngo icyo urwo ni urukundo, nta rukundo rurimo. Umuntu uzaza guhisha ukuri akakubwira nk'umuntu uzumva akakubwira ati rero burya Imana nta muntu yarimbura, ujye umenya ko atagukunda kwanga, kubera yuko arimo aragushuka. Ibiri mu byanditswe byera si uko bivuga. Ugukunda cyane rero ni uwuhe? Nugu ahabyimbye akahakana nubwo haba hakubabaza, icy'ingenzi nuko ashaka gukira ubyimbuka. Reka some mwumve. Ngo Kristo azaza ngo hagati y'umuriro waka ahora inziga batamenya Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Murabyumva? Bibiliya itwereka ko kumvira ubutumwa bwiza bivuze nyine kwizera. Ni ukuvuga ngo turabona ko uku kwizera nyine ni ikintu gikomeye, ni ipfundo ku buryo nyine umuntu utagufite uwo nyine ari hano ku isi azarimbuka. Ndaza gusobanura icyo kwizera ari cyo n'icyo kitari cyo, ariko reka manze nshyireho ikimenyetso cy'uko gukomeye nyine tukwiye kukwitondera tukagusobanukirwa, atari ibintu byo mu cyuka ati ibyo se si by'abarokore buri muntu wese nabyumva uko ashaka. Nabonye ku gihe baratangiye kwataka ku Kristo buri noza yabo basohoye, buri gihe haba harimo icyataka ku Kristo. Turi mu gihe rero kibi aho abantu bafite inyungu mu gutuma kukwizera haba urujijo. Bakorosora babyukaga rero, ariko mwumva kwizera icya mbere maze kugaragaza impamvu biri ngombwa ni uko kwizera dukwiye gusobanukirwa kandi tukamenya ko tugufite ko kuri, kubera ko ukutari uko kuri kuba umeze utyo bivuze ko uzajya ikuzimu. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, Bibiliya ivuze ko utagufite, reka nsoma ahandi ingingo ya kabiri ituma ukwizera kwiye kwitonderwa, ngo kwizera Abeheburayo 11:6 ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Umuntu nyine udafite kwizera usibye nuko azarimbuka, ntibinashoboka ko anezeza Imana ari hano ku isi. Muretse ntabwo ndimo mvuga ko mwibuke ndacyari ku ngingo ya mbere ivuga ngo ese kuki ubundi kwizera ari ikintu gikomeye, kuki ari big deal, kuki tugomba kubitindaho, kuki twaretse abantu bakagumana ibyo bashaka. Ariko bavandimwe si uko biri iby'umwami bw'Imana. Turabona ko kwizera impamvu ndahera necessity, kuki ubundi biri ngombwa, kuki byihutirwa, kuki tugomba kugira kwizera kunonosoye, gusobanutse, tuzi neza ko dugushingiye ku kuri atari mu rujijo. Nuko a lot is at stake. Hari byinshi biri mu kaga mu gihe waba ufite kwizera kutari uko kuri. Mwumve bavandimwe. Icya mbere ni uko uku kwizera kutakugira cyangwa kugira uko utari ko, uzi icyo bisobanuye? Bisobanuye kugikuzimu. Niko twabisomye hariya. Ikindi cya kabiri ni uko utagufite adashobora, mu byumve, adashobora kunezeza Imana. Ntibishoboka. Nuvuga ngo waba uruhira ubusa uramutse ufite kwizera gupfuye, ukibwira ko urimo ukorera Imana n'urugero, ukibwira ko uri umwana mwiza, ukibwira ko wirinze ibyaha, ariko ufite kwizera gupfuye. Noneho bireka avuga ngo
ngo ukaruha wamara kugoka igihe cyazagera wazapfa ukazajya ikuzimu. Kubera iki? Kubera ko ibyo witaga ko unezeza Imana ntabwo byari ukuyinezeza mu by'ukuri. Reka soma ahandi ha gatatu hahamye icyo ngicyo mu Baroma igice cya 14 havuga hati, haravuga ngo ariko urya ashidikanya yose abaciriweho iteka. Akantu kanyuma ariko nshaka kuvugaho, kandi igikorwa cyose kidakoranwe kwizera kiba ari icyaha. Igikorwa cyose kidakoranwe kwizera aba ari icyaha. Ibi ni ibyanditswe byera, iyi ni Bibiliya, iyi niyo Mana yonyine y'ukuri mwe. Ibyo rero yavuze kubihusha ni akaga katoroshye. Tubonye ko icya mbere abazarimbuka bazazira kutizera. Mbega ukuntu rero dukwiye kwitonda tugasobanukirwa kwizera k'ukuri. Kabiri, tubonye ko umuntu utagufite atabasha kunezeza Imana. Ibyo bivuze ukuntu ko kwizera nyine guhambaye dukwiye kwitaho. Gatatu, tuvuze ko igikorwa cyose umuntu akoze atarakugira, uwo nguwo akwiriye kugikuzimu. Amin. Icyo aba ari icyaha, akaba rero agomba kugikuzimu. Ndagira ngo tujyane. Ikindi, ndashaka gukora ibintu nibura 5 byerekana impamvu ku kwizera ari ukw'agaciro gukomeye, ku buryo kugushidikanya kugira uko utariko mu byumve ari akaga karuta kuba narabaye, yaba narabayeho kugira ngo ngire kwizera gupfuye cyangwa ngire igisobanuro gipfuye cyo kwizera. Ahandi hamwe, reka maze nsoma ahandi, nuko Bibiliya ivuga ko ibi si ibintu byo mu kirere, ni ibintu byo kwitondera. Kubera iki? Kubera ko kwizera ntabwo buri muntu afite kwizera kwe. Murabona hari ukuntu abantu bavuga ngo inzira zose zigera i Roma, ariko i Roma ntabwo ari mu ijuru. Ngo Imana yawe nanjye Imana yanjye, ntabwo bishoboka bavandimwe. Imana nishobora, Imana niba ari imwe, ni gute wewe wavuga ngo ufite Imana yawe nanjye ngagire iyanjye? Ubwo muri twumwe yaba afite ikigirwamana. Ndetse no kwizera rero nuko nguko. Reka mbabwire impamvu ukwiye kwitonderwa. Umva uko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo hariho umubiri umwe, umwuka umwe, guhamagarwa ikintu igihe kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe, hariho kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Wabyumvishe? Hariho ukuri kumwe. Mu byumve. Ubwo rero tubonye ko hari byinshi byajya mu kaga uku kwizera ukwibeshyeho. Icya kabiri, tukabona ko kwizera ari kumwe k'ukuri. Cyo kintu mu cyumve, iyo ni ingingo ya 4 narenzanye. Kwizera k'ukuri ni kumwe. Hariho kwizera kumwe, hariho umwami umwe, hariho umubatizo umwe. Ibindi byose ni igicupuri, ni counterfeit. Tubonye ibintu bine kugeza ubu ngubu bituma uku kwizera kuri ngombwa ko tugusobanukirwa, nkanigenzura nkamenya ko ariko mfite. Icya mbere ni uko kwizera ariko gushingiyeho kujya mu ijuru cyangwa kujya kurimbuka. Niyo mfite kwizera kutari uko kuri, cyangwa nta kwizera mfite, nabo barahari bavuga ngo bo ni abatheist, ngo baravumbuye bamenye ubwenge, nyine bameze nk'abadayimoni nabo niko batekereza. Uretse ko babizi neza ko Imana iriho, ariko umuntu kuko ari mu mubiri ahakana n'ibyo atazi. Mwumva bavandimwe. Icya mbere tubonye ingingo tugeze kuri enye. Ingingo ya mbere ituma kwizera kuri ngombwa kugusobanukirwa, nkamenya ko ngufite by'ukuri kandi ari uko kuri uko mfite. Icya mbere nuko ariho hashingiye, nicyo kiraro gihuza Imana n'umuntu. Ubundi utafite ibyo azagikuzimu. Icya kabiri nuko umuntu utabifite adashobora kunezeza Imana. Abeheburayo 11. Gatatu, umuntu wese ubikora atafite uko kwizera, icyo wakorera cyose Imana gihita kiba ari icyaha. Ibyo nabyo tuzabisobanura ukuntu kiba ari icyaha. Icya kane, tubonye ko ukwizera ni kumwe. Mwumva ukuntu bikomeye. Uvuga ngo usibye bya bindi byose bijya mu kaga yo nagufite nanagufite kukuri, ariko ni na kumwe. Bityo rero birakwiriye ko dushakashaka tukarambya ibibero byacu, tukitonda, tukagenzura nk'abarya ifi. Kwa kundi abantu barya ifi, akana karya ifi umuntu akajya acunga kugira ngo ihore itakica. Tukagenzura tukamenya ko dufite kwizera kukuri kwa Bibiliya. Kukuri kuko ni kumwe konyine, ibindi byose ni ibicupuri. Ubwo ari kumwe rero, mbega ukuntu bikomeye ko tugomba kumenya kwizera kukuri. Kwizera ni kumwe, kwizera nicyo kiraro gihuza umuntu n'Imana. Kwizera utagufite ntashobora kunezeza Imana.
icya kane, kwizera utagufite icyo akoze cyose kiba ari icyaha. Abaroma 14:23. ariko si icyo cyonyine nshaka gusorezaho. Ndashaka gutinda kuri iki kintu cyo kuba kwizera ari kumwe bibigira ngombwa ko tugomba kugira kwizera kukuri gasubirwaho. Ibindi byose ari bicupuri ngo kwizera ni kumwe. Reka ikindi cyanditswe nshaka kureba nicyo mu isezerano rya kera. Tubona umwami Dawidi, icyanditswe nkunda kukivuga kenshi, afata isanduku y'isezerano y'Imana. Yari umuntu ufite umutima mwiza wizera. Bibiliya ivuga ko Dawidi yari afite umutima Imana yamuhaye mwiza. Ibyo rero ntabwo bincitse. Bibiliya ivuga ngo nirongeye umuntu ufite umutima umeze uko nshaka. Ninde ni nko Imana mu ndimi z'amahanga iravuga ngo niteguriye umuntu nahaye umutima ukora ibyo nshaka. Nuko bigenda ubundi. Nta muntu n'umwe Imana ijya mideni ngo wenda ngo tuvuge ngo Dawidi yari yaritunganyije, none hamaze kwitunganya Imana ibona uwo yakoresha. Oya. Icyo gihe uzi icyo byabivuze ko Imana ifite ikikuye mu kuboko kwe. Ibyakozwe mu 17 barabihakana. So Bibiliya rero itwereka iki? Twereka ko bavandimwe Dawidi azanye isanduku y'isezerano y'Imana. Hari ikintu cyabaye. Muti cyabaye n'iki rero? Imana isanduku yaratsikiye, umugaragu washaka kuyiramira. Ashatse kuyiramira ngo Imana yica wa mugaragu. Irabyivugira nyine ibyigiramo, ikabigira ibyaha, ikavuga iti Imana yica umugaragu. Nuko Dawidi ateranya Abisirayeli bose uhereye Isiroki kugeza Egiputa, bajya kwenda isanduku y'Imana bayikuye i Kiriyatiyeramu. Noneho bari mu nzira bagenda, bageze ku mbuga ya Kidoni, Uza arambura ukuboko kuramira isanduku kuko inka zari zitsikiye. Uburakari bw'Uwiteka bugurumanira kuri Uza aramwica. Ninde wamwishe? Uwiteka. Bavandimwe mujye mureka rero Imana tuyivuga uko biri yivuga. Nyine umuntu ukoshya akakubwira ati oya Imana ntago igihana, arakubeshya. Uri uwizera iraguhana, uri utizera iraguhana. Ni mubizi se mu Abeheburayo 12 iravuga ngo uwikunda imukubita ibiboko, ngo kikaba ari ikimenyetso ahubwo cyuko ari uwayo. Ngo naho ngo idakunda we ngo ni ikibyarwa nagirirwe imukubita ibiboko. Bihinduka ibiboko kubera ko aba ari umwana na se. Ariko kuri wa wundi utizera we ntago byaba yarengwa byiswe ibiboko ku Mana. Ibiboko ni ibigenewe umwana wo mu rugo, ahanwa ahabwa discipline. Ko iravuga ngo ibakubita ibiboko ngo kugira ngo ibahe gusangira nayo kwera kwayo. So isano ni igena ikigukoreye icyo ari cyo. Niba utarizera udafite kukwizera kukuri, ikigukorera ni urubanza. Ariko iyo uri uwizera ikigukoreye yari kibi kibabaza umubiri cyangwa amarangamutima, kiba ari cyiza kuko ni umubyeyi urimo ushyira umwana ku murongo kugira ngo ase n'umuryango. So narimo mbabwira hano rero, mvuga ko kiriya cyo nabivuze ngo kwizera ni kumwe, bityo dukwiye kugutindaho tukagusobanukirwa. Ikindi kintu gikomeye hano tubona nuko iyi Mana iteye mu buryo, murabizi buri gihe abantu barabivuga ibyo bintu, ariko niba bumva uburemere bwabyo, ngo Imana uko yari ni kwine kwizahora, ngo ikisezeranyije ngo igikurikirana imyaka 1000. Ibyo babyerekeza he? Ku bintu by'inda, ku mugabo, kuri visa, sinzi kuri po, sinzi ngo kutarwara ngo apfa akiri muto, ibintu nk'ibyo by'umubiri nyine birangirira ku mwobo w'imva. Ariko bakareka ibyo bintu niba bajyaga bitekerezaho bakumva uburemere bwabyo, mu byumva bavandimwe, bakumva ko yuvuze ngo Imana uko yari ni kwiri na kwizahora, ubuvuze ko Imana yasumiye Uza ari nayo yasumira undi muntu none. Icyo kintu tujya tucyumva. Nyine Imana ntago isaza ngo igere ahantu umubyeyi yabyara abana bakiri batoya nk'umwana w'imfura, agakoreshwa imirimo myinshi, agakubitwa ibiboko, ikosa ryose akoze bakamushyira ku murongo. Ababyeyi ko bagenda basaza, ukabona umusaza wakubitaga cyangwa umukecuru, abuzukuru bo arababyinira ayo bakoze amakosa. Kubera iki? Kira ni ikimenyetso cy'umuntu nyine. Umuntu ntago ari uko yarari, ntago ariko ahora ariko azahora. Nyine is a man, is immutable. Immutable, arahindagurika.
is a candidate of change. Ni nakubwira iki se, ni umuntu nyine. Uyu munsi niba ubasha kwiruka ukiruka iminota 30, ni ikibazo cy'igihe gusa ugatangira kujya utabasha no kwihuta ukahagira. Nyine umuntu nuko ari. Umuntu ni complex being. Imana ni simple being. Twahoze tubyigaho twiga kamere z'Imana. Indaga kamere z'Imana. Ariko Imana yishuye umuntu ni nayo iri uyu munsi butuvugana. Ni nayo ikiriho, ni nayo yanga ibyo yanga. Rero niki yabajije, reka turebe. Tubihuze na kuri Kwizera. Ngo Dawidi aravuga araza abwira Abalewi ati, arababwira ati, mwebwe muri abatware b'amazu y'abasekuruza b'Abalewi, mwiyeze ubwanyu ndetse na bene wanyu mubone kujya kuzamura isanduku y'Uwiteka Imana ya Isirayeli, muyishyira abantu nayitunganirije, kuko ubwa mbere atari mwe mwayihetse. Mwumve icyo Imana yabajijije. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana yacu idusumira, kuko tutayishatse nk'uko itegeko ritegeka. Murabyumva? Niki cyatumye Imana isumira Dawidi n'abagaragu be? Ngo nuko bayishatse binyuranye no ku itegeko ryayo ritegeka. Ntago ari uko batayishatse, oya, bayishatse binyuranye no ku itegeko ryayo ritegeka. Ibi rero bihura neza na kwa kuri twasomye mu Efeso 4 ngo kwizera ni kumwe. Aha, bivuze iki? Bivuze kuza kugira igitero cyo kwizera. Nyine varieties, akavuga ati hari abantu batekereza ko kwizera bakagutekereza nko kujya kwa kameranje muri restaurant, ukavanga ibishyimbo, ibitoki, ibirayi, imyumbati, byose. Noneho umuntu agatekereza ko n'Imana wayizana ako kavuyo. Ntago ari byo bavandimwe. Dore turabona hano abantu bayo yica uyu mugaragu, Mwuka Wera akaduhishurira ko icyatumye ibasumira. Kubasumira no kubafata mu mashati nyine ikabagurukira, yarangiza ikicamo wa wundi warushatse kuramira isanduku y'isezerano. Nicyo yakoraga, wabonaga ari ikintu cyiza. Ariko mwumve ngo icyatumye Imana idusumira ngo nuko tutayishatse nk'uko itegeko ritegeka. Iki nicyo Kayini yazize, iki nicyo cyakirije Abeli. Twarabigize ubushize twiga ngo amaraso ya Kristo avuga ibyiza kurusha y'Abeli. Murabyumva bavandimwe? Rero niba Imana ari Imana nyine iri so careful to details, ariko ibintu biranshobera. Mu kiremwa muntu bashaka umukozi baravuga ngo n'umuntu ngo paying attention to details. Nyine umuntu witondera utudetayi ngo niwe dukeneye. Ariko wabi project wabijyana ku Mana nkuko yivugiye, kavuga iti nge rero sindi Imana ishakwa mu kavuyo ko umuntu abishaka. Kwizera mvuga gukiza, kwizera kuzahesha umuntu ubugingo buhoraho, kwizera gutuma umuntu abo uko nshaka. Mutega amatwi bavandimwe, ni ukwizera nge nagennye, nashushanyije, nanditse, nimukurebe mu byitondere. Ibiri nabyo Imana yabwiye Abisirayeli bahereza bya bishushanyo byo mu ihema ry'ibonaniro. Yabwiye Mose yamubwira ati, witonde urebe ibyo bintu uko mbikoze, ugende ubikore nk'uko nabiteguye. Imana no kwiri bavandimwe. Ariko si icyo gusa, tumaze kubona ko rero hari byinshi dukwiye kwitondera. Kuko kwizera dukwiye kwitonda tukagusobanukirwa. Tujya gusobanura icyo kuri cyo, hari cyanditswe kimwe nshaka kwerekana noneho ngasoza kuri izi mpamvu 6 zigaragaza ko kwizera gukwiye gusobanuka, tukakumenya uko ibyanditswe byaba bikuvuga. Izo mpamvu ni izihe? Ya mbere ni uko ariko kiraro gihuza umuntu n'Imana, utagufite zajya ikuzimu. Icya kabiri ni uko ariko konyine kukuri guhari ni kumwe, kandi Imana ivuga ko utagufite atazabonana nayo. 3 ni uko twabonye ko ari ukwizera iyo utagufite udashobora kunezeza Imana. 4 twabonye ko ikintu cyose umuntu akoze adafite ko kwizera ko kuri kumwe aba akoze icyaha mu maso y'Imana. Aha rero dusoreje 15 mu byakozwe n'intumwa. Mwumva ko Bibiliya ivuga uko kwizera ibikuranga, icyo gukora. Ngo ntiyashyiriyeho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera. Nuvuga ngo uku ni ukwizera koza imitima y'abagufite. Mwumva ukuntu guhanitse bavandimwe. Reka rero njye ku yindi ngingo. Kwizera icyo kutari cyo. Hari umuntu uvuga uti, ariko se sinemera ko Imana ibaho, ubwo ndizera. Uko kwizera urimo tubwira niko. Igisubizo ntago ari cyo ndimo kuvuga. N'abadayimoni bavandimwe bemera ko Imana ibaho.
na Satani arabizi. Ndetse muribuka Satani muri Edeni aza kuvugisha Eva na Adamu. Reka nsome mwumve mu gice muri Yakobo igice cya 2. Ndashaka nsome mwumve ko icyo ndimo mvuga atari ukumenya ko Imana ibaho. Iravuga ngo wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. 2:19. Ibyo ni byiza, ibyo rwose ni byiza. Niba uri umusilamu cyangwa uri undi w'indi dini wizera ko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza. Ariko n'abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Icyo kintu nagira ngo tucyumve bavandimwe. Kwizera nimo mvuga ntago ari kuvuga ngo umuntu ngo yemera ko Imana ibaho ngo ubwo se ngiye hari ugomaka n'Imana. Ntago ari cyo ndimo kuvuga habe namo. Ndagira mu byumve bavandimwe. Uku ni ukwizera mu byumve na bamwe mu Bisirayeli batari bafite. Kuno kwizera ndimo kuvuga. Reka mbaho urugero mu Baroma 10. Paul arandika akavuga ngo bene data ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana no kugira ngo bakizwe. Ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Mutekereze Abisirayeli b'Imana, ubwoko bw'Imana, murabizi bya bindi byose Bibiliya bavugaho. Mwuka wera arimo aravuga ngo ntago bakijijwe. Paul akavuga ngo ndasenga ninginga Imana ngo ahari ibe yabanyiriza. Ku murongo ku gice cya 9 usubiye haruguru Bibiliya itwereka ko impamvu yavugaga ibi ngibi ngo ni kuki nuko batashishikajwe no kwizera ahubwo bashishikajwe n'imirimo. Aho reka mbendetse kujyayo. Nuvuga ngo kukwizera nimo mvuga bavandimwe, icyo kutari cyo ntago ari ukuvuga ko Imana ari imwe nyemera ko ari imwe. Oya, nta nubwo ari ukuvuga ko mfite ishyaka ry'iby'iyobokamana. Dore twabibonye hano. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Murabyumva? Nta nubwo kwizera ndimo kuvuga ariko kwizera. Reka mbanze njyaho ngaho. Hari amagambo menshi abantu bavuga y'ibinyoma ku buryo ubona ayo magambo akwiranye na Satani gusa. Reka mbaho urugero. Abantu baravuga ukumva hano iwacu bakavuga yo wavuga kwizera umuntu akavuga ati ubwo no kwemera ko ejo hanjye hazaba heza. Ntago ari cyo ndimo kuvuga. Ntago Bibiliya ivuga kwizera gukiza. Kuri kwizera koza umutima w'umuntu ntago ibivuga uko kwemera ko ngo ejo hanjye hazaba heza. Ntago ari byo bavandimwe. Bibiliya uzuko ivuga ko bene iyo myirato ari icyaha. Muri Yakobo igice cya 4 iyo myirato yo kwisimbutsa umuntu kumva yishyize mu birere agatangira kuvuga ngo arema ejo he ngo my tomorrow must be great. Abasirimutse ariko bagakomezanya ibinyoma. Mwumva ko birivuga. Ni mwumve yemwe bavuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumarayo umwaka dutunde tubone indamu. Neza ya magambo. Next yanzaba ngeze kuri ibi kandi ngewe my future ndabizi sinzapfa nzarama. Umvuka birivuga ngo bene iyo myirato nyamara mutazi bizabejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri gihe ukibone ku mwanya muto kigahera ko kigatamuka. Ahubwo ibyo mwari mukwiriye kuvuga nibi ngo umwami Imana nibishaka tuzarama. Icyambere niba ari ubushake bw'Imana tuzarama. Nitumara kurama ubwo yahisemo ko turama. Tuzagira dutya na dutya. Ariko dore mwirata nibyo mudashobora kwigezaho. Bene iyo myirato yose ni mibi. Urumva avandimwe nuvuga ngo iyo umuntu avuga ngo ngiye ngo nimo ndarembejo heza hanjye. Iyo ni ibyo babyita kwikakariza ubusa. Bibiliya iravuga ngo icyo ni icyaha. No kuvuga ngo icyo bakita presumption. Nuvuga ngo ndimo ndasa n'utegeka Imana. Oya, umwana w'Imana by'ukuri ufite kuri kwizera by'ukuri. Kuri turi burebe icyo ikikugize. Mutega amatwi mbabwira abavandimwe. Uwo muntu we aravuga ngo umwami Imana nabishima. Ngicyo twari dukwiriye kuvuga niki? Umwami Imana nibishaka nuvuga ngo ikora byose kwishaka mu mutima wayo. Tuzarama hera aho ngaho. Nitumara kurama
dukore dutya na dutya. Nanone si ukuvuga ngo noneho ngo ntabwo umuntu Bibiliya iratangaje iravuga ngo udakora ntakarye. Ntabwo ivuga ngo noneho ngo kubera ko ejo hazaza atari wo hagena bumunebwe noneho oya. Ahubwo irakubwira umutima ukwiye kugira uvuga uti umwami Imana nabishaka nziga, umwami Imana nabishaka njyewe nzakomeza nkora ibi n'amaboko yanjye ibi nizi binkora, ariko umwami Imana niwe ugena ikivamo. Iyi niyo mpamvu mu Isezerano rya Kera umuntu nka Gideon yabwiraga Imana akayibwira ati mwami niba ushimye gukirisha amaboko yanjye Abisirayeli, ni ukuvuga ngo wumve umutima w'uyu muntu, amaboko yanjye niyo azaba akiza azaba arimo gukora, ariko niwo uzaba ubikora Mana. Nushima gukirisha umva abishyize ku Mana amaboko yanjye, nuko tuzatuvuga Imana nishima ko uru Rwanda rujyamo ububyutse bw'ukuri, abantu bakizera ubutumwa bwiza bw'ukuri bagakanguka, igashima kubidukoresha, twe turi we at his disposal. Ngo mutima muzima ntago ari impaka zacu, ntago ari kubasha kuvuga. So reka nigire imbere gato, maze kwerekana icyo kwizera kutari cyo. Icya mbere ntabwo kiri kuvuga ngo nemera ko Imana ibaho, oya, ibyo n'abadayimoni barabyizera. Icya kabiri kuko kwizera nimo mvuga abantu bibeshyeho, ntago ari ukurema ejo hanjye hazaza ngo he byizere, ngo faith ubundi mu ndimi z'amahanga faith ni faith, ngo kwizera kurarema. Icyo ni ikinyoma. Kwizera kurarema, noneho kwizera niyo Mana, ntago ari byo bavandimwe. Reka mbaho urugero. Tugomba ubundi nk'ubwo ibyo byahura bite no kukuri kwaho umuntu avanga Imana nibishaka, niba koko kwizera akaba ariko kurema, sibyo? Icyo utegetse cyose kikabaho, ngo speak into declare, ngo bi declaring. Ndabaza ikibazo kibaza ngo ubwo ni hehe hajya se ingingo ivuga ngo umwami Imana nabishaka? Ntabwo bishoboka, ntabwo byabaho. Niba ari njye ubirema, ubwo ni Imana ndayitegeka. Ubwo n'ubwibone, uko n'ukwigira Imana, uko n'ukwica itegeko rya mbere n'irya kabiri. Irya mbere rivuga ngo ntukiremere indi Mana, ntukagende Imana mu maso yanjye. Noneho Imana tuzi ko Imana ari yonyine irema, abandi bose ni modification. Hari itandukaniro hagati ya creating na making, biratandukanye. Kurema ikintu from nothing ukarema ikintu kidahari, ibyo ni ibyo Imana yonyine. Ibindi ni ugucura, ni abacuzi nyine. Arafata icyuma agicure, arafata umupine w'imodoka akoremo urukweto kamambiri, murabyumva. Arafata nyine biriho abinoze bijye mu yindi sura, aracukura amabuye y'agaciro yakoremo ibyuma bivemo indege, murabyumva. Urumva afite icyo aheraho, uko rero si ukurema. Imana niyo yonyine irema. Iyo rero uvuze ngo ngendarema, uko si ukwizera kwa Bibiliya, uko nuko abadayimoni. Kandi ni kubera iki ibintu bifite isoko cyane? Ni ukubera yuko bifite inyungu inda z'abantu. Nyine agukubita ikinyoma akakunaga mu byaha, ukajya ahantu usigaye wirata ngo ejo hawe niho hafite mu biganza byawe, naho ufite. Reka njye muri detail mu byumve. Naho ufite. Niba uri umukobwa mara geza ku myaka 50 utarashaka cyangwa 40, mbona bavuga 45, urebe ko wazongera ukabyara. Ejo naho ngaho reka kurya. Niba witegeka nyine utegeka umubiri wawe, tegeka umubiri wawe ntugakenera ibiryo. Ngaho tegeka umubiri wawe usimbuke, noneho ureke gutega uvuye nko mu ntara ujya mu mujyi. Ariko se abantu kuki batabibona koko? Ntabwo ari twebwe dufite ubuzima bwacu mu biganza byacu. Ntabwo umuntu kwizera kwe kwarema pe, uko siko kwizera nimo kuvuga. Ikindi sinavuze ngo kuko umuntu ahibikana ari muri korari, ibyo hari igihe gukora ibintu by'Imana ari byiza, ariko iyo ubikoze uko Imana yabigeneye ko bikwiye gukorwa. Iki kintu ndagira ngo tucyumve bavandimwe. Iki kintu cyo kuvuga ngo kwizera kurarema, ngo wenga Imana igiye kukuzamura, ngo remejo hawe ngo tura amagambo yawe ni nk'uko wakumva umuyaga. Nk'uko umuyaga udashobora kubaka inzu, nk'uko umuyaga udashobora gukora ikizamuka gitsinda, nuko amagambo yawe agaciro kayo imbere y'Imana nuko nyine. Imana ni irema kandi ikora byose uko ibishaka mu mutima wayo. Ndetse rero si icyo cyonyine bavandimwe. Bibiliya itwereka ko ndetse no gusenga ubwabyo
ntago ari garanti yuko uzabona ibintu uko wabisabye. Icyo kintu ndajya mu cyumva. Urumva ngo mwumva ko Yohana 1:5 bavuga baravuga ngo tuzi neza ko Imana yumva ibyo dusenze iyo dusenze bihuye n'ubushake bwayo. Ni ukuvuga ngo niba uyu munsi Imana yashakaga kuma tuvuga wenda ishuri mwicara nk'abandi mo kurisengera, njye niko kazi kanjye, izo nizo mbago zanjye, nkavuga mwami dore ibyo nifuza, ariko niba uko nshaka ahubwo yuko ushaka. Uzi icyo uvuze uti amagambo yanjye se yari bureme ikivamo, ariko wowe kubera kuri Imana nziza igena ibyibona bikwiriye ni wowe ubikore. Mwumva ko birivuga, ndetse iyi attitude tugomba no kugira mu gusenga. Dore uko ivuga, iravuga ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Murabyumva? Ngo iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu bitewe nuko ashaka. Igisubizo cyanjye kuva ku Mana kiraza kuza ariko gihuye neza n'ubushake Imana yari mfiteho. Niba usaba kuramba, Imana ikaba ishaka ko uva muri uyu mubiri ku myaka 40 cyangwa 50, uzayivamo. Icyo nicyo gihe uzavamo. Ubundi ibindi byose ntabwo yaba ari Imana. So rero bavandimwe, reka nanone n'umuntu ugana ku musozo. Noneho turebe rero, ese kwizera noneho ndimo mvuga ni iki? Kwizera k'ukuri ni ukuhe? Kwizera no k'ukuri gutanga iki? Ndashaka rero kujya muri kiriya gice cya 15 ku murongo wa 9 w'ibyakozwe n'intumwa, kugira ngo hariho nitsa mu minota mike yadusigaranye. Noneho twibaze niba uko kwizera ariko dufite, hanyuma abagusanga Imana irushaho kugukomeza, bamenye ko ari cyo kintu cyonyine umuntu yatunga muri iyi si gifite agaciro, ibindi byose ari amakiripe. Ari amakiripe abeshya nyine. Ibindi by'ubuzima bwose ujye ubitekereza utyo. Kiripe ikakwereka umuntu ngo bahuye, ngo umukobwa afite ibitabo ngo biragwa, umuhungu arabitoragura, ubwo barebana mu maso, ubwo ngo urukundo rubakubita muri filime imwe y'isaha imwe. Noneho nyuma y'akanya gato barashakana, nyuma y'akanya gato babyara abana, nyuma y'akanya gato abana barakorana nabo babyara abuzukuru mu isaha imwe. Ubundi ubuzima bundi busigaye nuko niyo ni kiripe nyine. Ubizi ko ari ibinyoma nyine, n'ibikino. Nuko bimeze. Icyo wita icyubahiro ufite kizayoyoka. Icyo wita ubwoko bwawe bukomeye buzashira. Nyine igihe kizagera ujye mu rubanza rw'Imana. Icyo wita ubwiza n'uburanga n'ubusore, igihe kigomba kugera ukunama ukagira imvi. Ukunama amatama akarekura. Umusaza umwe ajya avanga gravity wins in the end. Ngo gravity nyine izambaraga zikurura, iyo uteye ikintu hejuru kikamanuka. Ngo niba ufite umubiri nyine ufasheho, igihe uzarekura nyine urerete. Kubera iki? Kubera ko ibindi byose biri muri ubuzima ni kiripe. Ukuri ni uku nguku. Nuko umuntu abanza agahabwa uyu mutima, uku kuri ngiye kubasomera. Hano mu byakozwe mu 15 hari impaka. Zari impaka zibaza ngo ariko se umuntu ahabwa ubugingo n'Imana cyangwa ajya mu ijuru abigizemo uruhare cyangwa atabigizemo uruhare? Ndagira ngo mubyumve. Ko tuzi ko umuntu yaguye mu cyaha akaba yaraciriweho iteka kubera Adamu, ndetse akabaho nawe agira ibyaha, ibyo nibyo birayigisha. Tugatubona ko nta n'umuntu ubasha kuza amategeko y'Imana, kandi Imana itazigira ijyana umuntu mu ijuru n'umwe udafite kwera kungana no kwa Yesu. Iki kintu ndagira ngo cyumvikane. Nta muntu n'umwe uzajya ku ijuru udafite gucyanuka kungana no kwa Yesu. Bavana icyo kintu tucyumve. None bimeze bite? Umuntu akizwa gute? Abona ubugingo buhoraho gute? Ubwo burozi kuba ari uwa kamere, ubwo burozi yavukanye mu mutima we, kuba ari ikivume mu maso y'Imana, buri wese uvuka birivuga ngo tuvuka turiho umujinya w'Imana. Ibyo byose bimukorwaho bite kugira ngo noneho yinjire mu muryango w'Imana, abe habizi neza ko afite ubugingo buhoraho? Murabyumva? Bibiliya iravuga ngo nuko abantu bamwe bavuye Yudaya bigisha bene data bati nimudakebwa nk'uko mugenzi wa Mose ari nimubasha gukizwa. Mwumva ikibazo cyari kiri. Harabigisha ngo nimutongeraho kumvira ibyo amategeko ya Mose avuga. Twabonye amategeko mu bice 3: moral law, judicial law na ceremonial law. Tubona ko iyo ceremonial law kimwe mu cyari kirimo no gukebwa. Amategeko nyine y'imihango n'ukuntu bajyaga mu rusengero n'abatambyi.
dusanga uko gukebwa murumva bavandimwe, abantu bamaze kwizera ariko abandi baravuga bati ndababwiza ukuri, nimudakebwa nimubasha gukizwa. Ni babandi bavuga ngo nutiriza ubusa, nutiyeza, ni ibintu byo kwikorera nyine, ni ibintu bigukorerwaho, ntushobora kuzabona ijuru. Noneho intumwa zijya hamwe, mbese ubundi nta wundi muntu wari usigaye utari uri muri iyi nama mu bantu Bibiliya ishingiyeho. Hano turimo turabona inama yahuje abantu bose, inkingi z'ukuri. Okay, ntabwo ari nko kuvuga ngo ni wowe ukuri gukomokaho ya, ahubwo niba Imana yashimye ko ari wowe baba kanso cyangwa se itsinda ryandika ibyanditswe byera rikaduhereza iby'Imana ishaka n'icyo Imana ivuga gikeneye kugira ngo umuntu azajye mu ijuru. Intumwa zose zihuriye hamwe, murabyumva bavandimwe, zose zigiye kwicara zijye inama kuri iki kibazo. Ikihe kibazo? Ese koko kugira ngo umuntu akizwe, kugira ngo umuntu azabone ubugingo buhoraho, kugira ngo umuntu ababizi neza kandi ariho kazajya mu ijuru, ese koko na kwizera ntibihagije, hakwiye kongerwaho ikindi? Kuko hejuru bavuze bati ngo abantu barigisha baravuga bati nimudakebwa nk'uko umugezi wa Mose uri, nimubasha gukizwa. Habaho impaka nyinshi n'imburanye kuri Pawulo na Barinaba n'abo bantu, maze bene data bahuza inama yo gutuma Pawulo na Barinaba n'abandi muri bo kujya i Yerusalemu ku ntumwa n'abakuru kugira ngo bajye inama y'izo mpaka. Murabibona? Hari abantu bajya batekereza Paul ko ari umusitari, abantu bose bamwemeraga. Ntabwo ari byo. Hari abahagurukanaga impaka bakavuga bati wowe urigisha gukizwa n'ubuntu bw'Imana. Oya, abantu nibadakebwa, abantu nibatiriza ubusa, abantu nibatajya muri korari, ibyo bintu ntabwo bazabona agakiza. Intumwa rero zijya inama ziricara zose. Iyi ni providence y'Imana. Ni Imana yateguye ibintu kugira ngo impaka zishire, ku buryo uzigisha ibindi byose binyuranye n'imyanzuro igiye gufatirwa muri iyi nama. Mu byumve, azaba yigisha ikinyoma kubera ko azaba adakurikiza abatubanjije mu kwizera, abo Kristo yatumye arizo ntumwa. Mwumve rero bavandimwe kwizera k'ukuri. Baragiye bagezeyo. Intumwa mu wa 6 n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo. Habaho imburanya nyinshi, maze Petero ahaguruka arababwira ati bagabo bene data, muzi yuko kera Imana yanoranyije muri mwe kugira ngo akanwa kanjye bariko abanyamahanga bumvamo ijambo ry'ubutumwa bwiza bizere. Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe, ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera. Nuko niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro y'abasogokuruza batashoboye kwikorera, ndetse natwe nuko. Ahubwo twizera yuko ubuntu bw'Umwami Yesu aribwo buzadukiza nk'uko nabo bazakizwa nabwo. Bavandimwe rero reka amagarara. Kwizera ndimo mvuga ni ukwizera kuzana ubugingo buhoraho ku muntu kwakiriye. Mu byumve, uyu muntu ndetse n'iby'intumwa zigishaga ni ukwizera. Umuntu wese udafite uko ntabwo aba afite kwizera, aba afite igicupuri, aba afite ikintu yihimbiye ku nyungu z'indazi ye. Ariko kwizera k'ukuri kw'ibyanditswe byera, dore ni uko nguko, ni uko Imana mu rukundo rwayo n'imbabazi zayo yatanze Kristo, wumve, akaza ku isi kubw'ubuntu bwayo. Buriya aya magambo mujye muyitonda ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ni ngo ntabwo dukizwa no kwizera ubwabwo, ahubwo dukizwa n'ubuntu bw'Imana. Ariko uburyo ubwo buntu twebwe tubwakira binyura mu kwizera. Mu cyongereza niko bavuga ngo for you are saved by grace through faith. Through, binyuze mu kwizera. Ni ukuvuga ngo itiyo izana bwa buntu butanga agakiza ni ukwizera. Kwizera iki rero? Reka se n'ubibegereza. Ariko kwizera kumwe Bibiliya yavuze, ariko kwizera k'ukuri. Kwizera uku nguku kugizwe n'ibintu bitatu. Icya mbere ni ukumenya ukuri ku Mana. Dore kwizera kuzana no kumva ijambo rya Kristo. Okay? Ukamenya ukuri ku Mana na Kristo. Ukuhe kuri? Imana irakiranuka. Imana ni umucamanza w'abariho n'abapfuye, izabazura ibacira urubanza. Mwumve imbaraga zayo. Izabazura ibafate mu mashati, ibasumire kwa kundi twasomye. Ikindi ni ukumenya uko kuri. Icya kabiri ukemera ko uko kuri nyine ariko konyine gushoboka. Gatatu ukamenya ko uko ibyo ngibyo umenye
noneho hari ibyawe bishoboka kuba ibyawe ukabyakira. Murumva ni bitatu. Urumva abadayimoni icyo bafite, bazi ko Imana iriho na Kristo yabayeho. Murabizi bahuye nawe mu gihe yari ku isi, baravuga ngo duhuriye mwana w'Imana. Icyo ni kimwe. Ikindi, bazi ko icyari kimuzanye ku isi, niyo mpamvu Satani yahoraga amugerageza amutega imitego, ari ugukiza abantu. Niyo mpamvu birirwa niyo mpamvu birivuga ngo dusabe Imana ngo ikize abantu Satani yahumye amaso kugira ngo batizere ubutumwa bwiza. Mu Bakorinto 2:4. Bazi nyine izo facts of the gospel, bazi ukuri ku Imana iriho, bazi ko Kristo yaje agapfa akazuka, bazi byose. Icya kabiri, bazi ko nyine cyamuzanye ari ugukiza abantu. Si ukumenya ko gusa hari kandi yakoze ibyo, ahubwo ni ukumenya n'impamvu yamuzanye ari ugukiza abantu. Ariko ikibura kuri bo rero ni ukwiringira ko ibyo yabikoreye bo. Iryo ni ryo tandukaniro. Ni uvuga ngo kukwizera nimo mvuga ntabwo ari ikintu cy'icyuka. Hari abantu bavuga ngo kwizera k'umuntu ngo niwe ukugena. Bibiliya irabisobanura ikavuga ko kwizera ni iki? Kuno kumwe guhesha ubugingo buhoraho. Uyu munsi umuntu ugufite akaba afite ijuru, utagufite akaba niyo yaba nta cyaha ajya akora muri ubu buzima nubwo ntawe uhari, n'ubundi yazajya ikuzimu. Kugizwe n'iki? N'ibintu bitatu nabivuze. Mu ndimi z'amahanga ni kumenya the facts of the gospel, believing the facts of the gospel, na trusting for your salvation. Ni ukuvuga ngo ukamenya neza ko Kristo yaje hano ku isi, mwumve bavandimwe, ukamenya ko yaje aje gupfira abanyabyaha, mutega amatwi, ukamenya neza ko Imana niyo yabigennye, ukamenya ko Imana izaca urubanza kubera ishingiye kuri Kristo. Ni ukuvuga ngo izazibaza umuntu iti ese wizeye Kristo cyangwa wamwizeye? Izo maze ni Kristo uzaba uzica. Noneho ukamenya ko kubera ko uri umunyabyaha uzarinda unapfa utarabasha kwera mu ngeso zawe 100%, ukamenya ko Imana yari 100%, ariko noneho bikarengaho ukemera ko noneho Kristo yaje kugira ngo abe umuhuza w'Imana n'abantu. Mwumve, ukamenya neza ko ibyo ngibyo yabikoreye abantu bameze nk'aho abanyabyaha. Murabyumva? Noneho ukamenya ko ari we wenyine, aka kantu mukumve, atari imirimo yawe, atari idini, atari ukubatizwa, atari ukubusenga ku munsi runaka ngo urumudive n'ibindi. Ari uko Kristo nyine wenyine ari Imana yashyizeho ngaho umuhuza w'Imana n'abantu. Ari we wenyine muri we byavuzwe ngo birarangiye ibyo gucungura umuntu. Noneho icya gatatu rero, trust. Ukiringira, ukirekura, ukamugwa mu biganza. Urabona iyo uryamye ku gitanda, ntabwo uvuga ngo none ngo iki gitanda si ubukirambasha kunyikorera. Oya, usinzira nyine, ntabwo uri mu nzozi urota ubara imibare ngo iki gitanda ncunga gutya kitagoya. Noneho ukirekura mu biganza bya Kristo. Ukirekura mu biganza bya Kristo ukavuga uti Mwami, ni wowe wenyine wakiza njye w'umunyabyaha, ubugingo buhoraho bwawe nzabwakira nk'impano, ndakwiringiye ko ari wowe gucyanuka kwanjye, ko ari wowe gakiza kanjye, ko ari wowe ijuru ryanjye, ko ari wowe byiringiro byanjye. Ubyuka byizera utyo kuzageza umunsi uzapfira. Abatubanjije bajya bakoresha urugero bakavuga ati uzarebe nk'iyo umwana ari kumwe n'umubyeyi, nyine aba yumva nta kindi kintu, ntago kuvuga ngo ni nijoro, nta mwana wareba uko urimo kugenda nijoro. Twe tumara gushyiramo ubwenge tukagira imitekerereze myinshi, nitwe tutangira gutinya umwijima. Ariko umwana ari kumwe na se cyangwa nyina bagenda mu muhanda amuteruye, we nyine aba yumva ndi safe nta bindi. Rero kwizera uko ni uku nguku. Ni ukwizera ko Kristo yaje ku isi, yoherejwe n'Imana, akaza gupfira abanyabyaha, amuri buka buri w'imbere, ibyaha byawe bikamushyirwaho, agahanwa mu cyimbo cyawe. Noneho kubw'ubuntu bw'Imana ibyo byose, iyo tuvuga ngo dukizwa n'ubuntu, icyo tuvuga ngo ibyo byose Kristo yakoze, ibyo byose nizera nkabihabwa, ibyo bituma mbarwa ko ndi umukiranutsi, mwitwa wera n'umuziranenge mu maso y'Imana. Ikiguzi natanze kugira ngo mbigirirwe nacyo, niho tuvuga ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Noneho ufite uko kwizera rero, uwo nguwo afite ubugingo buhoraho, uwo nguwo umutima w'Imana yarawejeje. Nicyo twabonaga hano, ngo ahubwo twizera yuko ubuntu bw'Umwami Yesu ari bwo buzadukiza nk'uko nabo bazakizwa nabwo. Wabyumvishe? Trust, kwiringira ko ibyo ari we yabikoreye.
ukava kuri za step z'abadayimoni. Ibindi rero hari ibindi nshaka kuvugaho nsoza, ibintu by'ibitangaza. Kwizera ngo none se ngo okay, none se bitwaye iki nizeye ko Imana izanyiza, ishobora no kudagukiza. Iyo hari faith to salvation, urumva, hari na faith to service, cyangwa se reka mbaho urugero. Abantu babiri bose bahawe ubugingo buhoraho, abana b'Imana. Imana ntabwo yagiye ibaha impano zingana, murabizi mu byahisho mu Bakorino ba mbere 12. Umwe ikamuha impano yo kwizera, indi ikamuha impano yo gukora ibitangaza, undi ikamuha impano yo kwigisha. Ugasanga nyine wowe ufite impano yo gukora ibitangaza, undi afite impano yo gukiza, undi afite impano yo kwigisha. Mutega amatwi mwumve. Ibyo rero bitandukanye nuko kwizera ni mu mvuga. Izo ni impano Mwuka Wera agenda agaba kubizeye, mu byumve, zihabwa bamaze guhabwa ubugingo buhoraho, bafite ijuru, aho imitima yabo yejejwe, babandi babaye abana b'Imana. Ibindi rero bisigaye ni ibintu Imana itanga uko ibishaka, ikabiguha cyangwa n'ibiguhe, mu byumve. Ikaguha ubuzima butarwara cyangwa se n'ibiguhe, ikaguha kuzageza mu myaka 1000 cyangwa n'ibiguhe, ikaguhereza kurwara ugakira cyangwa ntukire, murabyumva. Ikaguhereza kurwara wasenga ugakira cyangwa se wajya kwa muganga akaba ari gukira. Icyo nicyo nshaka kubereka. Ibyo ni ukuvuga ngo ibyo ni iby'Imana itanga uko ibishaka, kandi ntago abantu baha ibingana. Tugomba rero kubitandukanya, mu byumve, n'ikinyoma abantu bashyizeho bakitirira kwizera gukiza, bakabihwanya n'impano z'Imana itanga kandi zihereza bizeye. Oya. Kandi ikindi gikomeye mugomba kumenya abavandimwe, soza, nuko ibi bintu byiza ushobora no kubibona ukaba ufite n'ishyaka ry'iyobokamana, ukaba unemera ko Imana iriho, udafite kuri kwizera gukiza. Ibyo rero uba uzagikuzimu n'ubundi. Reka rero nsoreza aha, uwagira ikibazo yaza kukibaza. Umwami akomeze kubana namwe.